ese kubera iki indege ihiye ufata umwanzuro kandi nabwo wabanjije gukoresha iki inyurabwenge ukabitekereza step by step byose birashoboka. Uriya wa kabiri wari umaze kumukomfirima umwereka urukundo rwiza umuryoshya umutera imitoma umutetesha ibintu byo nubwo turi on TV sibyo ariko hari benshi bashobora kutugira inama cyane rwose baba tugira n'inama batwandikira mvuga ngo ni wa mbere yaza namwakira pe ko wari ufite umugore cyangwa se wari ufite famille sibyo then araje arabibonye wamaze kumwinjiza mu rukundo ese uri gutekereza noneho ku marangamutima yiwe nk'umuntu wari umaze kugira ute kukwizera ese wowe uri kumutekereza nta rwango rurimo no kuba tuvugana nta rwango rurimo then uwo mugore wawe wa mbere agende ikindi reba kuri uwo mugore wa kabiri ese uwo mugore wa kabiri aragukunda bya nyabyo afite ubushobozi bwo kuba yakwitaho ndetse akita no kuri famiye yawe iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Oye sireka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocente TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanda rwakazamura ibyishimo bya Rwanda gasika mutondo sase nabwo basamatera gake cyangwa se muri kuri Manzi Innocente TV wirebere byinshi byiza twagutegura uyu mwaka tutangiranye imbaraga nyinshi dufite mu kazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngo usaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka mazi iminsi nkubwira ngo cyo twandikira muri comment kugira ngo turebe ibyakunyuze ndetse n'ibitakunyuze kugira ngo turebe icyo twakongera cyangwa se icyo twagabanya uyu mwaka rero tangiranye imbaraga nyinshi nkuko muri kwibona ariko ndagira ngo nkwibutse ko uriho kubw'impamvu ibibazo byose wacamo uriho kubw'impamvu nta mvura idahita aho waba uri hose menya ko Uwiteka ari kumwe nawe uyu munsi rero murabona umuntu udasanzwe kuri screen za Manzi na Innocente TV ariko muraza gusobanukirwa ushaka kwibaza ngo se aje gukora iki aje kuvuga iki ese aje gutangaza iki uwo urashira amatsiko ndabizi neza ko turi kumwereka ntagire muhereza ikaze atangira twibwira ndetse anasuhuza abakunzi ba Manzi na Innocente TV musa bimeze biti fresh umwaka mushya muhire twese hamwe twese umwaka watangiye uti umwaka watangiye neza turashimira Imana kuba dukihumeka w'abazima ibintu byose ni Allah nakaye gashya umaze kubona muri umwaka 2024 gashya nuko tutangiye dukorana imbaduko ari uguhiga amafaranga ewana ibintu byose uri kubona se ari kuboneka cyangwa nawe abantu turi gutega zitimbirizamo zishabuka uko byagenda ko ariko kose ugomba kuba uri umuhigi kandi ugomba guhiga bikavamo buri abantu bajya nkunda kubwira abantu cyane ngo igihombo cya mbere mu buzima ni ugucika intege iyo ukora ugakora ibintu ubasha kugira ute ubasha kubigeraho neza kandi ikindi nanone cy'igihombo mu buzima kubura ubuzima kubura ubuzima byo ni igihombo cya danje. Sasa rero uyu munsi wa none wifuje ko tuganira umaze iminsi mpamagara tukeneye ko tuganira mu by'ukuri ntago nzi ngo ni iki giye gutangariza abantu ese ugiye kubwira iki abantu ku munsi wa none gusa wambwiye kuri story yawe muri make kuri telefone ariko ntago wabashije kuyindangiriza warambwiye ngo wari ufite umukobwa mwakundanaga cyangwa se umugore mwakundanaga aza kukwanga kubera ikibazo cya mikoro yawe aragenda akuvira mu buzima aguhereza iki aguhereza umwanya then akimara kugenda uza kubona undi mukobwa cyangwa se uza kubona undi mugore mujya mu rukundo none ubu ngubu wa mugore wa mbere yagarutse kubyivanga mu bintu byabaye intambara sibyo ni ingumi ni imiguruko ni imigeri sibyo ndagira ngo rero uhereze abantu ukuri uyu munsi nibyo twebwe tutazi byabanje byatumye ibyo ngibyo bijya kuba nabyo ugira ute ubibabwire
rwose wisanzure ibintu birushaho kugenda neza. Nikaze umusaza. Okay, urakoze cyane. Mbo urabizi kuri iki gihe abagabo tuberaho guhiga, kandi noneho guhiga kwacu no kugira ngo dutunge iki Wow, undi wagarutse bwa kabiri. Wow. Reka dukomezanye nabyo birashoboka. Nabyo birashoboka. Ngiye kintu nakibaza, ubundi umuntu uri kumwe n'umuntu wenda tuvuge mu rugamba cyangwa se uri kumwe n'umuntu, sibyo? Akagusiga noneho bigeze ahantu urugamba rukomeye. Ukagira amahirwe rwa rugamba ukarutoroka ukagenda cyangwa se ukarutsinda, sibyo? Hanyuma wamara kurutsinda wa muntu akagaruka n'ubundi, sibyo? Wamwizera ute n'ubundi kadashobora kugutererana? Nimba umugore yaragutaye ukennye akaba agarutse wenda abonye hari ukuntu umaze gufondafonda ubuzima, utekereza ko noneho haramutse hagize ikindi kibazo kiba, noneho yagira resistance cyangwa n'ubundi yakomeza akigendera? Amubwire hari ikivugo kimwe ngewe nzi, ndi umutana w'umutanazi, iyo twatanaganye ingo ntituyisoze, icyo gihe ndabanza nkabitekerezaho impamvu yabiguteye cyane, ko ndabizi yuko dushobora gutandukana kubwo ikibazo cyabayeho mu buzima, ariko noneho hari igihe gusubira inyuma bibaho no gukomeza bikabaho, ariko kubera yuko ibyo byose uba biteganya, uba ugomba gutegereza ikigomba kukuzira hafi, akaba ari cyo ukora. Njyewe buriya kuri side yanjye numva ko njyewe ubwanjye uko mbitekereza, uko nabonye iriya story, ntabwo uriya mugore yagukundaga ahubwo yakundaga ibyo ufite ku rwego rwanjye. Nimba ko kuvuga ko umugore yagutaye kubera ko wari umaze gukena wari usubiye hasi, ntabwo ari we yari akunze, ahubwo yari akunze iyo mitungo wari ufite. Juste buriya ushobora no kubitekereza cyane, kuko reka manze nkubwire nta ndege idashya, nta ndege idashya cyane, kandi ziba zaraguzwe menshi. N'ubwato ushobora kubugura ukabugura uyu munsi, ejo bukarohama cyane rwose. Ikintu ugomba kwikansoringamo we kuri wowe, ese kubera iki ubu bwato bwarohamye, ese kubera iki iyi ndege ihiye, ugahita ufata umwanzuro, kandi nabwo wabanjije gukoresha iki inyurabwenge, ukabitekereza step by step, byose birashoboka. Uriya wa kabiri wari umaze kumukomfirima, umwereka urukundo rwiza, umuryoshya, umutera imitoma, umutetesha, ibintu byose ubona ko ari neza, siko bimeze? Waranamuhishe ko wari ufite umugore cyangwa se wari ufite famille, sibyo? Then araje arabibonye, wamaze kumwinjiza mu rukundo. Ese uri gutekereza noneho ku marangamutima yiwe nk'umuntu wari umaze kugira ute kukwizera? Ese wowe uri kumutekerezaho iki? Nimba yarafashe time yakayiguha, sibyo? Akagufata neza. Buri umuntu wagutaye n'uwagutoye, abo bantu baba bafite agaciro gatandukanye. Ntekereza ko uwagutaye aba afite agaciro gakeya ku muntu wagize ute wagutoye. Uwagutoye ashobora kuba yakogeje uriho imyanda, yagize ate, urumva? Ariko uwagutaye aba yakwibagiye. Niko ntekereza. Ntabwo umuntu yaguta kuko agukunda. Ikintu kimwe uba ugomba kubanza gukora ni iki? Hari uwa mbere, hari n'uwa kabiri. Ye cyane. Kabiri nyine kuba turi kumwe ndatuje. Ariko noneho bitavuze ko utagomba gutekereza uwa mbere. Uwa mbere njye numva nta n'ikintu mfite cyo gutekereza ku wa mbere. Kuko twese buriya reka nkwereke, sibyo? Reka nkwereke. Umuntu mutekerezaho bitewe n'uburyo ki yagize ute mwatandukanyemo, sibyo? Siko bimeze? Umuntu nimba gutaye uri mu bibazo, handi wari umukeneye, handi wari ukeneye ko muraba muri kumwe, noneho akaba ari bwa guta, hakaza undi akaguta, none akihanganira ya life condition mbi urimo, sibyo? Akemera ko muraba muri kumwe, mukagera gutya mukayisohokamo. Wa wundi ntiyegeza nagupigira phone akubaze ngo ese bimeze bite, yarigendeye. Kuki wagarura ibitekerezo kuri wa wundi wagutaye, ahubwo ngiye mbona wafokasinga cyane kuri uyu nguyu muri kumwe? Okay, birashoboka buriya, reka manze nkubwire. Umuntu no umuntu, nanjye ndi umuntu cyane, kandi ndatekereza, ngomba gutekereza, urumva? Kuba
so warumbwiye ngo ngiye rero nkugire inama kuri side yanjye cyangwa se uko mbibona nkurikije ku story yawe imeze ufite gutekereza kabiri sibyo ufite gutekereza kabiri ukabanza ukareba ese uwo mugore wa mbere mwakundanaga yaragukundaga kuko by'ukuri ese nta ruhari we waba waragize kugira ngo uwo mugore wawe wa mbere agende ikindi reba kuri uwo mugore wa kabiri ese uwo mugore wa kabiri aragukunda byanyabyo afite ubushobozi bwo kuba yakwitaho ndetse akita no kuri famiye yawe ibyo bintu nibihuza ugasanga bishoboka uraza gufata icyemezo kizima ariko ngiye ku bwanjye nimba uwo mugore wa mbere yaragutaye koko bitewe n'imitungo avuga ngo imitungo mwari mufite irarangiye aragiye sibyo uwa kabiri akaza akagusanga muri ubwo buzima akakwitaho si ufata uwo wa kabiri niwe waba ugukwiriye kuko uwa mbere nta rukundo yaba agufitiye icyo yaba afite ni iki yakundaga ibintu kukurusha barega mubwire kubanza gutekereza mbere yo kuvuga cyane umudamu muba mwarabyaranye bwa mbere yego hari amateka mu mufite yego nk'uko umuntu agenda mu nzira wenda hakaba hari uwamubona akabona ubuzima arimo yarangiza akamubwira ati we ngwino mbe nkuri hafi urumva ariko ntabwo ni nayo mpamvu nakubwiye uriya wa mbere igihe icyo ari cyo cyose ashobora kuzira agomba gusanga imiryango iri open wayo habaho gukosa bibaho sibyo hagati y'umuntu n'undi kandi baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe yego iyo zidakomanya amahembe ntabwo ziba zikundana cyane niyo mpamvu rero nakubwira ngo kuva uwo wa kabiri twarahuye sibyo akabasha kuvuga ati ngwino mbe nkuri hafi n'iki byose urumva dushobora kuba turi kumwe kubera yuko nta nshuti itagira inshuti cyane sibyo urumva kuko nawe ahari afite abashuti bari kumwe bamuganiriza ni nkuko wenda n'uwo nguwo ari kunganiriza n'iki byose buriya ngo kubaho utagira ukugira inama urumva ni nko kubaho nta nshuti ugira ya cyane niyo mpamvu nanjye mba naguhamagaye nubwo turi on TV sibyo ariko hari benshi bashobora kutugira inama cyane rwose batugire n'inama batwandikire mba mvuga ngo niyo wa mbere yaza namwakira pe urumva kuko nta cyasha hagati yanjye kirimo kuba yaragiye nta rwango rurimo no kuba tuvugana nta rwango rurimo then niyo mpamvu mba mvuga nti ibintu byose aba ari ugutekereza isengera no kugira ngo wenda bibaye ari n'amahoro bikaba ari n'amahirwe ntago wakwanga umudamu mwabyaranye kuko niba yitwa mama runaka azahora yitwa mama runaka nanjye nitwe papa runaka biri very story wenda niyo byaba biri very story ariko ndabizi yuko ntawe utagira umukundo kuba naramukunze tukageza aho tubyarana nuko namwiyumvagamo nawe anyumva kandi n'uyu wa kabiri kuba we yarabashije kumba hafi akankura mu mwanda narindi mu mwanda nkabo ubu ngubu nkihumeka uw'abazima urumva nkabasha kuguhamagara ngo ngwino tuvugane ungire inama cyangwa abandi on TV bashe kungira inama mwese ubu reka maze nkubwire kubera iki imodoka yanjye yagiye inzu yagiye avuga nti ariko byose biva mu gusenga kandi burya ikigucitse kikongera kikagaruka uba ugomba kugishimira Imana ukagishimira n'abavandimwe babashije kugutwaza iyo nkoni wicumbaga ngo wongere kugera ku cyiza yesa so rero n'abantu badukurikiranye ndabasaba kujya batwandikira muri comment bakugira inama zishoboka turashyiraho na nimero zawe ntaba hari abaguhamagara bajye baguhamagara kugira ngo babashe kukugira inama sibyo gusa ihangane nta mvura idahita so ibyo byose bizarangira abinama ibe iy'akazi abinama iy'igitekerezo cyo gutera intambwe njye imbere ibinama iyo kugira umuryango nk'uwo natangiranye ahubwo
nkomezanye nawe aho kugira ngo ncike njye nkomezanye nawe. So rero tugana ku musozo ugira ikintu ubwira abantu badukurikiranye ndetse n'abakunzi bawe dusoze. Nicyo nababwira nukumva hafi tugatangira umwaka mushya muhire twarangiza tukavuga ngo Imana ikomeze itujya imbere. Amen. So rero reka ngushimire cyane wowe wari udukurikiranye, umuvandimwe ari hano mu mugira inama mu buryo butandukanye kugira ngo nawe abashe kongera gusubirana na famiye ye, kandi y'ukuri akeneye inama zanjye, akeneye izawe, twese nidutahiriza umugozi umwe araza kubona igisubizo kizima. Ciao ciao, turabakunda cyane. Yes, I